ntabwo wakumva ko uzahora ukora ibyaha ukisha iyo ngiyo uri, ukaba wumva ko ufite ubudahangarwa. Ndakubwiza ukuri, kuba hirya y'imipaka y'u Rwanda n'ibihugu, kuba hirya y'ukuboko k'ubutabera. reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze mu muyoboro wacu Oasis Official Rwanda. Turabasuhuje aho muherereye hose mu mpande zose z'isi. Ubu rero tugiye kuganira n'ubundi birebana n'amategeko, ariko cyane cyane amategeko areba umunyarwanda wakoreye icyaha mu mahanga hanze y'u Rwanda. Bigenda gute iyo umunyarwanda yakoreye icyaha mu mahanga? Ese ashobora gukurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda? Ashobora gukurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda byagenze gute, cyangwa mu buhe buryo? Hari uburyo bwinshi rero mboneyeho no gusuhuza ariko abadukurikira baba mu mahanga hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho muri ndizera ko mumerewe neza kandi mutakorerayo ibyaha, kuko ibyo tugiye kuvuga birarebana n'igihe nyine umunyarwanda yaba akoreye icyaha mu mahanga akaba akeneye gukurikiranwa cyangwa ashobora gukurikiranwa n'ubutabera. Ni ryari rero? Ni ukuvuga iyo umunyarwanda yakoreye icyaha hanze ariko gihanwa no muri icyo gihugu yagikoreyemo. Uwanga aramutse akoze icyaha kidahanwa n'igihugu yagikoreyemo, biragoye kuba yakurikiranwa, keretse biragoye. Ubwo ni uburyo bwa mbere, mu gihe umunyarwanda yakoreye icyaha mu mahanga ariko icyo cyaha kikaba kinahanwa muri icyo gihugu yagikoreyemo, cyangwa se yego, u Rwanda rero rushobora kumukurikirana ku bishingiye kuri personal jurisdiction cyangwa se ububasha ku ruhare rw'umuturage. Bikorwa cyane cyane ku byaha by'ubwicanyi, ibyaha byo gukubita no gukomeretsa, ubujura, kwambura amafaranga, mbese ibintu by'ibyaha ariko bihanwa no mu bindi bihugu. Iyo icyo cyaha cyakozwe nanone n'umunyarwanda gihungabanya inyungu z'u Rwanda, wumve neza, ibihugu biba byaragiye bigaragaza ibishobora guhungabanya inyungu zarwo. Iyo rero hakozwe icyaha gihungabanya inyungu z'u Rwanda, u Rwanda rushobora gukurikirana umuntu wagikoze kandi ari mu mahanga. Urugero, nk'umuntu utegura igitero gishobora gutera u Rwanda rushobora kumukurikirana biramutse rufite ibimenyetso by'uko uwo muntu koko yateguye igitero agiye gutera u Rwanda. Twabona nandi kumukurikirana ku byaha bya ruswa ariko birebana n'inzego z'u Rwanda ariko byakorewe hanze y'u Rwanda. Dushobora kandi kumukurikirana ku byaha byerekeranye n'umutekano cyangwa ubugambanyi. Ibi byose biha uburenganzira igihugu gukurikirana umuntu wakoze icyaha gikoreye ku butaka bw'ikindi gihugu. Hari kandi ibyaha mpuzamahanga. Ibyaha mpuzamahanga bishobora guhanwa n'ibihugu byose, ari mpuzamahanga nyine. Ibihugu byose bishobora guhanwa ibyaha birimo jenoside, ibyaha byibasira inyokomuntu, ibyaha by'intambara. Nta hantu bikorerwa bituma u Rwanda rudashobora kubikurikirana. Aho byakorerwa hose ariko u Rwanda rukaba rubona ko hari impamvu zo kubikurikirana, rushobora kubikora. Ubu ndi kuvuga nyine ni ryari u Rwanda rushobora gukurikirana icyaha cyakorewe hanze y'ifasi cyangwa hanze y'ubutaka bw'u Rwanda. Ashobora gufatwa n'inzego z'ubutabera agashyikirizwa inkiko nubwo icyaha cyabereye hanze y'igihugu. Uwakoze ibyaha ashobora gukurikirana. U Rwanda kandi rushobora gusaba ko umuntu yoherezwa extradition, guhabwa umuntu ukurikiranyweho icyaha, ariko nabyo bikorwa mu gihe u Rwanda rufitanye amasezerano n'icyo gihugu cyakoreyemo icyaha cyo guhana abanyabyaha, kuko icyo gihugu gishobora guhitamo kumwihanira, yego, cyangwa se rukaba rwanamukurikirana adahari, agacirwa urubanza kandi adahari, icyemezo cy'urukiko nyine kikazashyirwa mu bikorwa. Kandi nk'uko nari mbibabwiye, igihugu yakoreyemo icyaha nacyo gishobora kumufata kikamuburanisha, kuko nyine icyo yaba yakoze kiba ari n'icyaha muri icyo gihugu. Gishobora kumuburanisha, wenda u Rwanda rwanyurwa n'ubutabera bw'icyo gihugu, nta kibazo. Iyo rutanyuzwe rushobora narwo kumukurikirana cyangwa se rukajuririra ibyo byemezo.
biba byafashe ku muntu. Iyo icyaha nyine cyakorewe mu mahanga hashobora gukoreshwa icyo bita territorial jurisdiction kugira ngo igihugu kindi gishobore kuburanisha umunyarwanda wakoreye igihugu icyaha muri icyo gihugu. Ariko abantu bibaza nyine niba ashobora kubihanirwa kabiri, igihugu kimwe kikamuhana n'ikindi kikamuhana. Oya, muri ntuze muri za principe twabonye imbere mu biganiro, ntabwo umuntu ashobora guhanirwa icyaha kabiri. Yego, iyo umunyarwanda yaraburanishijwe mu mahanga akarangiriza igihano, amategeko y'u Rwanda ntiyongera kumuhana ku cyaha kimwe. Birumvikana neza, niba yarahanwe mu hariya igihano kikaba ari icya nyacyo, ntabwo yongera guhanwa. Niba igihano cyarahabereye kidakwiranye tuzuye, cyangwa se niba tumva rero ngira ngo mwamenye ibyo ngibyo. Igihe umuntu ari kurenga imbibi z'u Rwanda, ntabwo bivanaho ko ubutabera bw'u Rwanda bugukurikirana mu gihe nyine waba wakoze ibinyuranije n'amategeko aho waba uri hose, bikaba bibangamiye igihugu cyangwa se bibangamiye ubutabera muri rusange. Ushobora gukurikiranwa n'icyo gihugu wakoreyemo icyaha, cyangwa se n'u Rwanda rugasaba ko rugukurikirana mu gihe ibyo bihugu bifitanye amasezerano yo guhana abanyabyaha, cyangwa se rukagucira urubanza udahari. Muri rusange, kuba umuntu ari hanze y'igihugu nyine bimuha ububasha bwo gukora ibyaha, kuko ubutabera buba buzamusangayo. Abashimiye cyane, nabaganirizaga kuri ibyo ngibyo. Abantu bashobora kwibeshyaho ko kuba warenze imipaka y'igihugu ushobora gukora ibyaha kumva ko utazakurikiranwa. Oya, ari icyo gihugu cyagukurikirana, ari u Rwanda rwagukurikirana rukoresheje amategeko biba byaragiye bijyana n'ibindi bihugu. Abashimiye cyane rero, mukomeze mumererwe neza aho muri iyo mu mahanga, ariko mwirinda gukora ibyaha. Nawe utaha.